nakubwiraga ko abakobwa biza bakurarura bamuvuga byo kuzunguza amabuno umwari mwiza w'Rwanda yabi turashize noneho Nibiki waruzi ejo bundi ajya weekend yabaye yabaye kuwa mbere kuwa gatatu noneho yakabari wabonye babakobwa barimo igihe twari turi kumwe byaka hari kumwe ariko urabona ya wisiki yose twari turi kunywa ariko ari twishe ahubwo umva jewe nashyitse mu rugo bari banyishe narakubwiye nyine ariko none kakubwiye wa mukobwa igihe ari tije umuzungu ariko kuri babyita kwisondeka kubi yarakujya nisondeka ariko uri buka kaka wisiki urumva nagiye kukamaramo wa mukobwa araza tujya kubyina kakaririmbo bita Nairobi urumva kaka ni ka Nairobi igihe noneho wa mukobwa yaraje anyicaraho urumva angaraga hino ndavuga ati yewe kazitunga none aha niho koko ariko arasunda emara gashangi marahaba nanjye reka nkubwire uwo mukobwa naramubonye angaragira ibuno bya hatari umva naye ndabishaka sidoma mabya cy'Imana izaba urumva mwamaze kuba neza mwabaye nk'abaruzi koza ikibuno wumva urasaza gusa ikibuno cyagusaza mu buhe buryo agengo wallahi we nta national D we haba yazubaye yirirwa burungana Bibiliya we nta national D aba yibereye mu byiwe uyu mushoneye mubwiye akabyanga ati nawe zaze tumutemo ahubwo wowe umva mubwire rero byiza uwo ejo uzaze mu kagoroba ka 11 ngwereke umukobwa ugukoragira ibuno eba nawe wumve ukuntu Yesu agira neza takona mutanga hoya reka mubwire niwere kumutekesha weza gukorera massage ku buryo nawe ubwawe ubyiyumvamo massage kandi MTN hori sinyandikira ari message ndi kukubwira wa mugabo fataki ndi kukubwira massage ndaga ari message massage kumasa nyine kwa kundi umukobwa akumasa ukumva nyine azizi zazindi bashyira mu nkweto sha buri muzima umva cyakijya mu byo kibereye ntabwo mbabyumva kazitu nawe koko wari umukristo w'imbere ari nawe wanjyanye mu bakristo ibyo bintu wabigiyemo ewe ahubwo nge nari narayobye urumva hari ahantu ujyayo ufite stress zikagabanuka utama icupa urumva stress ziguruka none haba hari abana yewe umva rata wowe ejo ubuzaza byibonera murariki ubu kwirirwa unywa amatabi inzoga nibyo mwita ibintu bibamara stress amboreka gusubiza aho ngaho sibyo none se kuki Imana yahaye abantu ubwenge benge inzoga nose yabahaye ubwenge kuzenga kugira ngo tuzize kandi yabwiye ngo nimubura ubwenge izabata ubwo rero nawe isigaje kumute mu bigo inzoga n'umwanzi w'ibyiza ni satani mbese satani kandi umva rata jama wasanga ari kuvuga ibi ngibi byaramwihuye birirwa bazinywera mu iri iwabo mu bipipiri wowe uzaze ejo mwiti reba hano tukanywera wakamwe ireba hano ntabwo naza muri ibyo ejo uzaze mwitimu tugusoneshe ejo tunafite amasengesho y'umunsi kwanza ubu ngiye kubasiga hano mwabaye indaya bigeze aho ngaho narizi reka uzabibona kuntu bizaba biryoshye wowe natwe turagutumiye ejo uzaze nimugoroba ejo mfite amasengesho y'umunsi ibyo bintu ntabwo nabizamo ukaragira ikibuno icyo kibuno gikaraga gutya ariko waje ubyihora wa muntu gazagutamo fu mureba rero iki cyane nicyo kiba gikenewe nibyo biba biri muri buwate uramubona ugahita ibyo wari ufite byose ukabimenya man wowe waragoswe urumva muri buwate
ni biriya byana babyibereyemo gusa baba bafite nyashi bya bindi bita nyashi we warazubaye yakoze bwoko bw'ima murambabaje kunigema cyakuzakurikiza mukuru wanjye Yesu uzi nta mugore yigeze nanjye mba numva ariko nakabaye kuba mwiza iyo nerere nakubwiraga ko abakobwa biza bakurarura indese ndarengeyeho usibye kujya neza nyine badutoza nk'uyu urabona ni mwene data yataye ifunguzo nyine kuzimuheza kugira ngo abone uburyo yinjira mu nzu ako se yandarura uwo nguwo ari nyoni ndavuga ibuno sha wallahi wava mu byawe pe wavamo uwo mwanya akasha ibyo ndusema muvuga cyo kuzunguza amabuno umwari mwiza w'u Rwanda yabijyamo umukozi w'imibyo n'ibiki ugiye kujyamo turashize noneho